Yesu ashimwe, dushimira Imana iduhaye umwanya mwiza nk'uyu nguyu kugira ngo tuganire ku mirongo yadufashije mu bice twasomye none. Uyu munsi twasomye igitabo cya Ezekiyeli, igice cya mbere, cya kabiri n'icya gatatu. Dusoma n'igitabo cy'ibyahishuwe, igice cya kabiri. Muri iki gitabo cy'ibyahishuwe tubonamo ubutumwa bwahawe amatorero, tubonamo ubutumwa bwahawe itorero rya Efeso na Simuruna na Perugamo na Tuwatira. Imana iduhana umugisha. Muri aya matorero yose tubona ko hari ibintu bari bahuje muri ubu butumwa. Ni uko bari bafite ibintu Imana ibashima. Hari ibintu Imana yabashimaga, hari n'ibyo yabagayaga, ndetse harimo n'ubutumwa bwo kugira inama cyangwa nakwita imbuzi bwo kuburirwa. Ariko muri ubu butumwa bwose nanone harimo ukuntu bihuye. Aravuga ngo ufite ugutwi niyumve, unesha nzamugirira ntya. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Muri ubu butumwa rero, muri izi nzandiko Yohana yatumweho yandikiye aya matorero nk'uko twayavuze haruguru, biragaragara ko bari bafite ibintu Imana ibashima, bari bafite ibintu Imana yabirata, ariko ntibyari bihagije kuko harimo n'iby'Imana ibagaya kandi ikabasaba kubikosora. Navuze ngo nawe waba uri umwe muri aya matorero Imana yabwira cyangwa jyewe, kandi niko biri. Hari ibintu Imana yadushima birahari, ariko hari n'ibyo itugaya. Kandi yatangaga inama yavuga ngo nuko ubigenze gutya, nuko wihane. Imana idufashe kandi tugirire neza. Nuko wihane, kuko nutihana nzabigenza gutya. Ikaduha n'inama, ikatubwira uko tuzabigenza. Ese ujya wumvira inama z'Imana cyangwa ukunda kumva ibigushima gusa? Oya, ijambo ry'Imana riravuga ngo abo nkunda ndabacyaha, nkabahana ibihano. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ibi bintu byose Imana yagiye igaya amatorero byavaga mu rukundo rwayo. Ni uko yabakundaga, yashakaga ko babihindura bakabigenza nk'uko ishaka, kugira ngo ibahe umugisha, kugira ngo babone ibyiza yabateguriye nk'uko biri. Rero Imana iyo igucyashye ikubwiye ngo reka ibi, genza gutya, biba bivuye mu rukundo rwayo. Ntukabyange, ahubwo ujye ugira umwete wo kumvira iby'Imana igutegeka, kugira ngo ugenze nk'uko ishaka, kugira ngo ube ushaka ko ubaho. Reka rero dutinde kuri iri torero rya Simuruna. Aya matorero yose ntabwo turi buyavugeho kubw'umwanya dufite, ariko yandikira itorero ry'i Simuruna yaranditse ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Simuruna uti, uwa mbere ari nawe w'imperuka, uwari warapfuye none akaba ari muzima, aravuga aya magambo ati, nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi. Nuko utukwa n'abita abayuda, nyamara atari bo, ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Ntutinye ibyo ugiye kubabazwa. Dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa. Ariko ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Imana iduhana umugisha. Impamvu nahisemo iri torero, mu by'ukuri muri aya matorero yandi twasomye twagiye tubona ibintu Imana ibagaye. Iri torero rya Simuruna niryo torero ritari rifite icyo rigawa, ariko rimenyeshwa iby'ingorane n'akaga byari birimo, kandi Imana irababwira ngo nubwo bazababazwa, nubwo bazageragezwa n'umwanzi, ariko bakiranuke. No mu bigeragezo byacu dukwiye gukiranuka, no mu ntambara zacu dukwiye gukiranuka. Ngo ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Mu yandi magambo, nta n'impamvu ufite yo gutuma udakiranuka. Situwasiyo yose, aho waba unyura hose, ndasabwa gukiranuka, kuko ukiranuka akageza ku gupfa niwe uzahabwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranyije abayikunda. Ndagusabira nanjye nisabira ngo dukiranuke ibihe byose. Amen.